Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese mudukunda kandi mwakoze subscribe kuri channel yacu Zimbarire TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Turabishimira kandi cyane hirya no hino akantu k'akavura kameze nabi, uko biri kose nubwo ntabo katari kageraho, akantu k'akavumbi kari kugenda gacika gake nubwo nyine akavura nako iyo kabaye kenshi kazengereza abantu mu bihe byo kujya mu kazi no gutaha ndetse no gukora akazi kuri bamwe na bamwe. Abantu bajya bakora akazi k'ubucuruzi n'iki biba bigoranye cyane, ariko ntacyo tuba tugomba kubinyuramo uko biri, ibihe bigenda bihindurana. Uyu munsi rero nifuje ko twaza kuganira ku ngingo y'ingenzi cyane, ariko yerekeye ku bagabo cyane, ariko ni muri rusange, ni ubuzima bwa twese. Hari ikintu cyitwa ibiyobyabwenge, ariko noneho umuntu kikaba ari icyorezo cyugarije igitsina gabo, bya bindi bya nyabyo kabisa, hahandi abagabo badakigira ubuhungiro, batagifite n'ukuntu babigenza kubera icyo cyorezo. Nta kindi cyorezo rero, ni ibizunga bwonko n'umubiri. Ubwo muri make turavuga igitsina gore muri rusange. Buriya ukurikije uburyo ki abagabo bamerewe kubera abagore, ni ibintu bikomeye cyane, ni indwara rwose izanabihitana benshi, izatumara, kubera ko ni ibintu bidasanzwe. Reka nguhe nk'urugero rworoshye. Buriya ni ukuvuga ngo iyo umugabo abonye umugore cyangwa se umuntu w'igitsina gore, dore ntibagishaka kwambara amasutiyane, bacyambara izo bogisa cyangwa amagariso, hahandi izo nyashi zabo ziba zigenda zitetema kabisa, utubere tugenda twizunguza. Kuriya ujya ubona umurabyo ukubita ukarabya kuri rimwe ukaba uciyeho. Burya ni nk'uko iyo umugabo akubise umugore ijisho, ni nka kiriya kintu kimucamo rwose, kikaba kirutse mu bwonko, agata ubwenge bukayoba ibyo yari arimo byose, bikajagarara, akanibagirwa ko icyo yari ari gukora, akabanza akareba, agahera hasi ku ino areba, akagera ku manyasha, akareba mu nda ye, akareba ku mugongo, akareba utuntu tw'utuburisite, agera mu maso hose, abana yacanganye, ikintu byamucanze, ubwenge bwirutse cyane, ahita atekereza firiya za ndani, puripuriza, ibintu bikaba ari hatari. Kandi mu by'ukuri ze nuko aba ari ibintu umuntu yateguye, ariko nyine twaraziwe kabisa, ni ikintu nyine cy'icyorezo. Biragoye kuba umugabo yabona umukobwa cyangwa se umugore, bitewe noneho nuko nyine basigaye bitwara baniyambika, ngo abere gutambuka atamurebye, kandi koko si n'ubushake, ahubwo ni kwa kundi nyine, ni ibintu byikora kabisa, ku buryo umuntu atabona uko abigenza. Ni ikibazo rero kabisa gikomeye cyane. Ababizi mutubwire, kandi niba hari ababona ko hari ukuntu cyazakemuka muzatubwire, ariko nyine abagabo barugarijwe, ntabwo byoroshye. Biriya nibyo rwose bizunga mubiri, bituma umugabo agaba imitungo, agatanga mu mitungo ikamushiraho amafaranga, amamodoka, ibintu byose bakabitanga, kubera kugarizwa nyine, baba batuganje byose byanze neza. Ntabwo kugeza ubu turamenya icyo twakora, ariko uzi ko umuntu anemera agatanga isi n'ijoro, agatanga Nyungwe, agatanga ibiyaga bigari byose, akakuriza n'indege kugira ngo arebe ko hari ukuntu byamera. Ibintu by'imipurizo ni hatari, ubuzima ntabwo bworoshye, ariko noneho wallahi woman
ni danje kabisa, ni danje, uretse Imana yonyine izatabara abantu bayo, ibintu bimeze nabi, ibintu bimeze nabi pe. Ubwo namwe rero mufite ukuntu mubibona, buri wese aba afite uko abyumva nuko n'ibimubaho kwekwa ntabwo aba ari iby'umuntu umwe, ni ibya bose, ahubwo numva aje kuganira twungurana ibitekerezo turebe ese ni iki cyakorwa, byazagenda gute, hatagize igikorwa twazisanga twarashize n'iza ry'Imana. Mukomeze mudukunde, mudushyigikire, musharinge, mukore subscribe, mu comment zanyu like ni ingirakamaro, maze dukomeze tuganire ku bintu byiza byagirira sosiyete akamaro ndetse bikanateza imbere sosiyete muri rusange. Turabakunda cyane cyane, ciao ciao.